mu cyaro bacana imyambi igera muri 5. Imyambi 5 yose bayirasira rimwe. Ababanye ugiye guteka tuza njye nabikora neza kandi igikoma kirashyushye. Ngiye kugicaniraho kino kandi njye mbona cyaka cyane. Magari wa mukobwa nabonye azanye ikintu sintazi icyo ari cyo agiye kinakora. Niko karinganire ndabona mubwire nari nabwiye ko uzi guteka kwanza akazi ka mbere wambwiye ngo uzi kugira uzi kurya. Ndabizi cyane kandi nkunda no guteka buriya. No kumva umunyu nabyo ndabibasha. No kumva umunyu? Buriya rukuta twumva ko umunyu wakoze ku kirusha. Ese ntabwo wateka ibintu utabanje kumva? Cyangwa urajabura byawe numva mu cyaro ngo umuntu aje batakaje wajya kugaburira abantu ugasanga nta kintu kirimo. Sinzi nimba mu mujyi bihaba ariko nyine mu cyaro ariko bimeze. Mukaje batibije. Cyakora byo nazanye n'ibibazo ngagenda uzajye kuzana imbabura. Zana n'amakara. Ikibiriti nizere ko nakubwiye ahantu kiri. Sawa. Iki nicyo bita imbabura. Dore ni harancanira cyane aho hirya. Hepfo gato. Zana amakara. Makara situye. Kijya. Ari handi nayakweretse. Sawa, ndagira ngo. Tebukaye. Tebuka ndabona bwije. Sani sunu mifuniko y'iri soro rutangiye kuyizanaho amakara. Nyamba nabashira ahantu aho babonye hose. Aho babonye hose? Oya, ibyo ntuzabyongere wowe bikoresha kagafuka. Uko bazana ntabwo bazana ku mifuniko y'isororo. Sibyo? Yego. Aho noneho ndumye ko. Ko mbona se yapakira munsi y'imbabura noneho. Nuko ducana nyine mu rukazamuka hejuru. Muruka zamuka hejuru. Munsi y'imbabura niho bashyira amakara. Nise ko bacana mu mugenzo ukuntu bucana. Oya, dore wowe uzajya ubigenza gutyo ufata amakara nayo yose wasize amakara yakuremo hariya ushyire hariya. Ntabyo gushyira munsi y'imbabura. Gusa munsi y'imbabura umuriro wazazamuka hano inkoni igashyamo ryayo. Nuko babigenza bashyira hano hejuru. Nicare mbere da. Nuko bateka neza rwose bigashya bikaryoha. Ese uko ndi guseka mu bintu bikomeye ngaho amakara uyashyize munsi y'imbabura none se imyambi niyo icana amakara nta kintu iwanyu no mu cyaro niba muteka no ku mashyiga no mu ziko nta kintu mufatisha. Ngize igitekerezo kandi kuza kimufatishije. Mana nyagasani we. Cyakora karashimishije nubwo katazi icyo gakora wenda kazajya bakabimenya. Ntabwo napfa guhita mwirukana nanjye nabafashije. Amakara munsi y'imbabura. Ko ari ubwa mbere mbibonye. Randura ibishingirizo byose uzana nka 3 birebire kurura. Utwo dutoya tujugunye. Karinganire wa. Nabonye ibyo gucanisha noneho ubu ngubu. Wabonye ibyo gucanisha wivuga.
tuzi ukuntu ducana imbabura mu cyaro buriya ntabwo ari ubwa mbere ngiye kwicana ntubone nuko tuyicana nuko mucana imbabura yego ko mbona ibishingirizo by'abandi ko mbona ubimaze uzi ukuntu bino bintu byaka biraka ntubona biri kumera gutya aho turebe biraka ibi ngibi ntubibone nese uba utuntu dutoya tw'udushaba udutoya warambikaho kugira ngo uzane boshye ingeri y'ibizibiti ibi ngibi ukuntu byaka cyane ibi biraka kurusha na bya bindi numvishe byo mu mujyi naho cana turebe ndayagenze ndabona nuko ubona bitose bitari kwaka mumaze gucana imyama ingana kibiriti kimara ikumba burimo kibiriti twebwe mu cyaro uzi ukuntu tubigenza dufata ahantu bacanye mbere tukajya kuzana igitiyo cyuzuye umuriro byarutwa kugira ngo umare igiti cy'umuntu cyangwa ufate ibintu bingana nk'ingeri gusa urabona ibyo bintu byakwa nkoya bikureho ibyo bintu bikureho ntabwo byacana imbabura bidacana uzi ukuntu bino bintu byaka keretse ubundi iyo ikibiriti kigiye gushira nibwo byaka iyo ikibiriti kigiye gushira yego ko amaraso yidahuye yose akamara none se ugira ngo cyakwaka ku mwamba umwe hari igihe ufata n'imyambi igera muri 5 ubundi ukarasera muri bigahita byaka umuriro mwinshi imbabura igafata mu cyaro bacana imyambi igera muri 5 imyambi 5 yose bayirasira rimwe abibonye kandi igiye guhita ifatwa none we tuza urebe ukuntu ducana imbabura so niba uzajya ucana imyambi 5 ubwo umuntu azajya agura ibibiriti bingahe ni ukuzana umufuka w'ibibiriti hano se mu mujyi bagura ipaki y'ikibiriti buri cyumweru we nazanye ndabona ari ibibazo mu mujyi barahaha bahaha ibintu byinshi kandi byiza bahaha ibintu byinshi kandi nabonye hano mufite n'ikintu njya mbona bakoramo gutya nkaho nyine ikino bino bintu nazanye bitose ngiye kuzana cya kindi kiriho ngerageze ndebe imbabura ishobora kuba itari kwaka kubera ikibazo cy'amakara ugenda uza nicyo ngicyo turebe nicyo ugiye gucanisha imbabura se kandi nicyo ngiye gucana nyine mba aricyo ntekera aho ngaho ugira ngo imyambi 5 icyarimwe usunze babivamo nese ko ntanamwirukana ko namwakiriye nyine ndagerageza mwigishe ndebe ko yabimenya imyambi 5 icyarimwe kintu nacyo njye mbona bagitekeraho ikintu njye mbona bagitekeraho nabibonye muri telefone z'abakire mu cyaro iwacu nacyo njye mbona bagitekeraho nacyo ubona bagitekeraho nakibonye hano nyine ndavuga ati nacyo ndaza kugerageza ngitekereho ndagerageza nacyo gitekereho kose kandi nawe aho ugere kujya guteka tuza njye nabikora neza kandi igikoma kirashyushye nunduma amata ubwire njyana akabido kanini nzane menshi nese kamubaza iki kintu wabonye muhajya muri telefone z'abakire bagicanira kino bagicanira ubu ugiye kugicana rero ngiye kugicana nyine duteke igikoma cana turebe ngiye kugicaniraho kino kandi njye mbona cyaka cyane yewe karinganire none se mabuja ndabigenza gute ko kitari kwaka kiri kwaka cyongera kizima umva ibi byihore ntabwo ari ibyawe okay byihorere bwana nabonye ikibazo gihari oya byihorere gisubiza mu nzu ntacyo n'ibi ngibi byatsi naza ahantu bikuye ubisubiza ahantu bikuye yego mabuja umva karinganire shaka akantu urumva kaga plastique kaba agashashi kaba agafuniko k'agacupa wenda agashashi ushobora kutakabona ariko hari n'akavuyemo wenda kawomo ariko uzana ariko ducanisha
kandi nawe ukuntu ngiye kukwereka ariko uzajya ucana imbabura sibyo utari ibyo kuzana kiriya ujyanye mu nzu bakita gaze. Gaze ntabwo bayicanisha ibiti cyangwa amashashi nk'uko tugiye gucanisha ku mbabura sibyo. Gaze iyo irimo buriya unayizanye itari, iyo irimo ufungura nzabikwerekana, hari akantu ufungura ukarasa umwambi rimwe ugacana ihitayo ubwayo yaka bitabaye ngombwa ko ushaka ikintu cyo gucanisha sibyo. Ugafata isafuriya ugateka, bitari ibyo by'iwanyu wabibonye kuri telefone wongeye gukora ibintu wabonye muri telefone wongeye gukora ibiki. Reba nka buriya wari ugiye gutuma dufite dushyira no twese. Ok, ngaho ushaka akantu wari ukuntu uzajya gucana imbabura ibi ngibi ubifate tubisubize. Biravuga ushaka cyane. Wabimenye akantu kakavuye agashashi kavuyemo omo cyangwa plastique kavuyemo amavuta cyangwa n'ikindi kintu nibyo bicana imbabura. Cyakora n'uduti dutoya apana biriya bintu bimeze nk'ibiti bishinyitse natwo waducanisha. Turengeye kwereka ngo ucane imbabura ugasa umwambi umwe atari bya bindi byawe byo kurasa imyambi itanu sibyo. Ugafata gutya murabibona neza. Ndi kubibona ukuntu bayita. Urabona ko birinze byaka. Urabona hari imyambi itanu nkoresheje, hari imyambi itanu wigeze ubona ko ugatangira ugashyiraho akara kanya. Iyi mbabura yacu ikaba yatse neza itarinze ujya kwikorera ibihuru, kwikorera ibintu ntazi, kwikorera ukarinda ubuzana na gaze ubwo ugiye kwitwika. Imbabura yacu urabona ko igiye kwaka. Nkoresheje umwambi umwe kandi uwo myambi wakoresheje sinayibara ngo tujye ngo tugura amapasi n'iki burya ko ntugusisa umwambi umwe wacana imbabura. Ngaho genda nizere ko ubimenye. Karinganire ndabona mubwire. Ko watinze mu nzu urimo gukora iki? Ntacyo ariko nari ndi kureba televiziyo. Ubwo byari bitente byawe byapfa n'ibindi ntazi. Okay. Hariya ari wankorera icyayi? Ko nabonye nta sukari. Nta sukari hari? N'amajyane n'imbaraga mukoresha n'imbaraga ikindi ngo zose dukoresha mu cyayi cyayi. Mu cyayi? Genda ujye kuzana isukari. Yego. Uzane anayi majyane. Uzane n'amata. Wankorera icyayi? Sawa ngaho tegura. Bakoresha icyayi ndetse n'aho tugira abanyacyaro babiriye no. Buriya rero iyo umbwira ko kuzanira icyayi mu cyaro birakagwa. Nta mu cyayi iragiye. Senda ariko Wanye muri butike bihenze. Senda cyakuzana ibyo mu bwiruka mu kiganza. Kandi utavuze. Utinde.
nimba ntumye ibiki ko mbyibagiwe kuri video ndebye bise mbyibagirwa. Niba ari umuceri, niba ari isabune, niba ari isuka. Gusa isuka itakwirwa mu kabaga. Ariko mu isabune. Mu isabune na situwaya n'ibyantumye. Siko nabonye tubifite yakonya bintu. Bagiye turabifite ibyo n'uburyo ndi kwibuka. Kansubira yamubaza. Mama asanga umuceri nawo uhari. Umuceri n'isabune. Ngira ngo tumye umuceri n'isabune ko kukarinda. None ko bambwiye ko nabihari. Nakubwiye ngo ujye kunzanira isukari, unzanira n'amajyane n'icyayi. Njye gutumye umuceri n'isabune ko isabune niyo ndi bushyire mu muceri nkanywesha. Ngiye ndi kwibuka isabune n'umuceri nibyo wamenye. Urananiye. Ndaho genda basi ujye kureba niba hari ji muri firigo unzanire n'inywere. Ko ji nayinyweye. Genda ujye kunzanira muri iyi nzu ntabwo haburamo ikintu cyo kunywa. Kandi karinde urananiye. Genda se ujye kuzana genda urebe yaba amazi cyangwa icyo ari kunzanira ikintu n'inywere. Umwana mwiza ni koko igoye. Ndetse kumutumira ibintu akamera nk'aho ari umuntu wagira ngo afite ikibazo mu mpuza nta kindi kintu nta bundi bugome bwiwe. Umuceri n'isabune. Aringanira. Ari ubu nturabona ikintu nzanira. Muri iyi nzu ubonye ari amazi ugomba kunzanira. Wiki? Ariko ntugire ufite ikibazo ki? Ese ubu ubonye amazi ari kwiye kunzanira koko? Muri firigo ji yarimo nayinyweyerega. Ariko wazanyigishije gukora nka bya bintu njya mbona ukorera kuri telefone yawe. Ntibikize? Nabonye haba harimo imirongo n'ifoto n'indirimbo n'amajwi wavuze. Ibintu byo ntabizi. Jya mbibona ubikora wicaye mu ntebe. Ariko bana yanjye. Ese ubu ni amasaha yo guteka, ni amasaha yo kujya gucyura abana ku muhanda ukabazana ugeze mu bya telefone. Urumva ibyo bintu uyu mwanya ari wo kubikwigisha kwera? Babinyigisha mvuye kubazana nyine. Ukabinyigisha nanjye nkabimenya nabonye. Maze kugura taci mbese harya mu rugo ngo niba ari hemo kabyara sinanashyiruka. Wanyu mu cyaro usubu telefone koko. Ariko nabonye ari byiza uzi wacu umuntu uyifite. Umwe ufite umwana ukora muri Kigali wabo. Umwana we yarayimuguriye na gitifu abayifite. Ati nawe arashaka kujya ubona agafoto kigenza bya bindi mu nyamara. Yego nyine nkabiri ujya ukora nanjye nkabikora. Nawe ukabikora? Ati umunsi uzafite umwanya uzambwira kwigisha. Uzabigisha noneho nzahita mbifata. Okay, nawe genda ujye kuzana imyenda. Yari utwenda utunifomo tw'abana genda tuzane. Hari imyenda kare nyine yasigaye. Genda uyizane ukiri wifura. Urabona iyo wafuze ntabwo hariyo wagize warekeye mu mazi kandi ndashaka kujya yare itaye munsi. None se mabuja ko turi gufura cyane tugiye kwimuka. Ibyenda byose nafuze kunzi ko abantu bagiye kwimuka ariko bafura imyenda niba ibyenda byose nafuze ubu tugiye kwimuka. Kubeshye ko abantu bagiye kwimuka bafura. Iyo abantu bagiye kwimuka nibwo bafura imyenda yose ariko iyo batagiye kwimuka bafura kenda bagiye guhita bamba. Ariko darubi ubu rero washinze ngo tugiye kwimuka. Yego numvaga ko tugiye kwimuka niyo mpamvu byaho kitambo kujya kuzana iyo myenda uyifure ubundi uyandike byo kwimuka bisa n'indaya kubwiye. Wasanga ari bagenzi bawe batangiye kukubwira ati ngo ugenda muvuga ukubamba nazi.
genda mbibona ariko abantu babikora kandi nakwiyamye ku muhanda ntukajya ugenda na ba bakobwa cyangwa twa dusore tukugira tukoshya tukugira iwacu baranzi nta n'umuntu n'umwe wanyegeraga buriya umugere twaguruka noneho uzi mu gapira nta muntu iwanyu ngo bageze iki barakuzi baranzi nta muntu wapfa no kunyegera nta mpaye uburenganzira ajya numva wivugisha mu rugo iwacu barakuzi ku mugeri uraguruka ndaguruka nabanze rero ntankumbuye hari igihe udakaza hari n'igihe cyo kuba mba numva intara yanjye ntazi aho tugiye dukore iyo myenda tugere tuyivure ariko kwibuka nta bintu karinganire ni karinganire koko ngaho ndebere mutumye isukari ntayihari aje ambwira iby'imiceri mutumye ji nayinyweye n'amazi ariko ntacyo karanyisekeza n'akana keza kandi n'abana banjye baramukunda nzajya nihanganira ubwo baryo bwiwe hari umuntu rero wamagaye arambwira ngo ntsindeye amafaranga mugira ngo mpande umubare w'ibanga utsindeye amafaranga yego mu ijwi se ry'iki ni umugore ni umugabo ni umugabo akubwiye ngo iki arambwiye ngo ni nkande umubare w'ibanga ngo ntsindeye amafaranga kugira ngo agereho kugira ngo kugereho ukanda imibare y'ibanga hari karinganire wangu upfapfa mu kanya ntabwo nari maze kubwira bazagutuburira bazakugira uwo ni umutubuzi abatubuzi mu cyaro ntabwo babaho ubwo aragira ngo ukanda akanyenyeri ukanda imibare y'ibanga udufaranga mperutse kuguhemba ejo bundi batugurukana ubwo se uwo muntu uratsinda amafaranga se wakoze iki ntabwo bishoboka hari amarushanwa wagiye yose oya hari amarushanwa wagiyemo muri iyi minsi none uratsinda amafaranga se wakoze iki ntabwo uramenya nta kintu nakoze gusa nuko yarambwiye ngo natsinda amafaranga ngo ni nkande umubare w'ibanga uwo ni umutubuzi kandi ibyo nkubwiye nakubwiraga ku ruhande urivugishije ngo mu cyaro wakubitaga umugeri nk'ubu ngubu uyu nguyu ari bubonye niwe wakubita umugeri uyu nguyu niba ari kumubura amubonye yajya agendera mu kagari ntabwo yagendera kugenda n'amaguru ntabwo iki iyo nguyu nyine yajya agendera mu kagari ntabwo yazongera kugenda n'amaguru ye kubera iki wamukata amaguru se wabigenza kubera yari atangiye kumubura ngomba kwiga abantu bo mu mujyi pe nawe ni ibintu ntazabishobora ngaho ibaze ubu dufaranga twawe ejo bundi wari uvuze ngo uzagura ingurube mu cyaro ntitwari tugiye watomboye hari amafaranga se wari wagiyemo MTN irakuzi ngo hari n'umukino w'umunyamahirwe wakinnye ku buryo wari gutomboka oya nuko wamagaye gusa nta nubwo nari ikintu nigeze waragize ngo ugiye gutsindira rero bakayabuha amafaranga umugani uyu nguyu yafashwe ni ukugendera mu kagari ni ukumukubita amaguru akagera umugari wawe mva kandi ubaje waba uwa mbere mu kwiruka niruka muri karitsiye iwacu ndakubwira ko bari banzi ku mugeri umufashije wamugenzi ute umufatije kumuvuna amaguru akajya agendera mu kagari ngaho ibaze ndasetse imyenda nari mutumye iri hepfo nari mubwiye kujya gukura ubundi byo gutombora ruje nini byo gutsinda impuza ruje nini nayo mubwiye ngo zana imyenda y'abana ejo bazajyana ku ishuri inifomu yikore ariko ubuse bigira ngo muri tombo ariko mabuja iriya myenda ntabwo iri bwume nyine ndabizi ariko iri kurara iri guta amazi neza uzi ko abana bazajyana ese bazayijyana itose waretse ngo azayifura wayiraje mu mazi imyenda kandi usigaye ntazi ibyawe